Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero waba yisanze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora na comment ku byo tubagezaho bituma ubuzima bwacu bumera neza. Uyu munsi rero nabateguriye ku bijyanye n'akanwa. Twari turi mu gisata cy'ubuzima nkuko nakomeje kubibasobanurira, murabizi naciye ku jisho, ngera ku bwonko n'izindi zitandukanye. Uyu munsi rero nari nifuje yuko nababwira ku bijyanye n'akanwa, ku bijyanye n'amenyo ndetse n'isuku y'amenyo n'iyo mu kanwa. Bakunzi bacu rero nkuko mpora mbibagezaho, mbagira ngo twiyungure bihereye ku by'abashakashatsi babikozeho, mbungura kugira ngo namwe mubashe kugira ubumenyi batarabimenyaho. Nk'uwabageze hano bwa mbere cyangwa se abyumvise bwa mbere, yakumva bimeze neza akaba yabasha gukora subscribe kugira ngo n'izindi video dukora zose zijye zimugeraho, agakanda no kukazogera, hanyuma tugakomeza twigirira ubuzima bwiza. Bakunzi banjye rero ni mwebwe mutuma nongera nshaka ibyo mbagezaho, nkaba nari nifuje yuko uyu munsi twakwiga ku kintu bita akanwa. Akanwa rero ni kimwe mu bigize umubiri wacu. Uburyohe bwumvikana binyuze mu twoya twabigenewe tuba ku rurimi. Ni utwoya tubasha gutandukanya ibiryohereye ndetse n'ibishaririye n'ibikereta. Bigezwa mu bwonko n'imitsi ishinzwe ibyo kumva uburyohe. Udutwe twayo tugera mu bwoya bwo ku rurimi. Hanyuma rero muri ibyo ndumva incamake y'akanwa ni iki twayivugaho. Hanyuma mu kanwa hakaba harimo amenyo. Amenyo afite ishusho y'amagufa, niyo asya ibyo kurya uba watamiye mbere yo kujya mu gifu binyuze mu muhogo. Harimo ibyiciro binyuranye, harimo ay'imbere atyaye kandi ashinzwe gucagagura ibyo uri kurya igihe ari binini. Hari n'akurikiyeho asongoye cyane n'ibijigo bimeze nk'insyo, ari nabyo bitapfuna ibyo kurya. Umuntu mukuru agira amenyo 32. Muri ayo 16 aba ari ku rwasaya rumwe rwo hejuru, andi 16 ari ku rwo hasi. Hanyuma rero ikintu nshaka kubibutsa ni uko amenyo aba agomba kwitabwaho cyane. Isuku y'amenyo n'iyo mu kanwa, iyo utapfunnye ibyo kurya ukabimira, buri gihe mu kanwa habamo ibisigara. Ibyo byasigayemo bibora vuba cyane, maze bikaba ari indiri y'ubukoko bwangiza umubiri wose muri rusange, n'amenyo by'umwihariko. Ni ngombwa rero koza mu kanwa buri munsi dukoresheje uburoso n'umuti w'amenyo, nibura mu gitondo na nimugoroba. Ariko buri gihe nyuma yo kurya nabwo ushobora kuhakorera isuku. Ubundi gahunda yo koza amenyo ni iyi: ku rwasaya rwo hasi woza uvana hasi ujyana hejuru uzamura, naho ku rwasaya rwo hejuru uvana hejuru ujyana hasi umanura. Ibyo ubikora imbere n'inyuma h'amenyo. Birabujijwe koza utambitse uburoso nk'uko benshi basanzwe babigenza. Uburoso ntibugomba kurenza amezi 3 bugikora, kandi bukwiye kubikwa ahumutse hatari ivumbi. Biturinda kugira ibiryo dusiga mu menyo no gucukura ishinya. Uramutse ukurikijeho kurya rero nyuma yo koza amenyo, amasukari yo mu biryo na bwa bukoko byinjiramo mu buryo bworoheje, maze bikangiza amenyo mu buryo butangaje. Si byiza rero kurya cyangwa kunywa ukimara gukuba mu menyo. Bakunzi banjye b'Isaro Life TV, bamwe muzabicunge ukimara nko koza mu kanwa kawe, haba mu gitondo cyane cyane, kubera ko aribwo umuntu aba agiye gufata nk'ibyo kurya bya mu gitondo nk'icyayi cyangwa se amafunguro yoroheje.
muzabigerageze muzambwira iyo ukimara kwiborosa ugahita ufata nk'ikintu ushaka gushyira nko gukoresha kijyanye n'icyo kurya, uhita wumva mu kanwa kawe harimo impinduka. Biba bisaba yuko umuntu amara nk'umwanya agashyiramo pose, hakabanza hagatuza, kubera muri kwa koza amenyo uba usanga nko ku ishinya cyangwa se mu menyo haba horoshye, ishinya yegera ku menyo isa nk'iba yoroshye cyane, umuntu aba ameze nk'uyeguye, bityo washyiramo ibintu ugasanga nyine ubangamiye nko mu kanwa cyangwa se ishinya, ukumva hari nk'igihe hajemo nk'ibintu bakunda kwita nk'ubwinyo, nka kwa kundi ushaka kurya nk'imyembe myinshi mu kanwa ukumva haje itanahiye, ugasanga wenda hajemo ikintu bita ubwinyo. Ku babizi cyangwa ku bantu byabayeho bakuru barabasha kumva ikintu nshatse kuvuga. Si byiza rero kuba wahita ufata ikintu ukimara kwiborosa, ndabisaba ngo umare nk'umwanya, wenda dushyiramo wenda nk'iminota 30 cyangwa se isaha ku bitihutirwa cyane. Byaba byiza rero umuntu agiye akoresha nk'icyo gihe agashyiramo umwanya kugira ngo atangiza ishinya ye yo mu kanwa. Naho nimugoroba kubera ko uba ugiye kuryama biba ari byiza cyane, kuko nta kindi kintu uba uri bwongere gufata nyuma yo kwiborosa, ho biba ari byiza cyane. Bifasha mu kanwa kutagira impumuro mbi, ndetse bigatuma nawe umuti umuntu aba yakoresheje ubasha kugirira akamaro mu kanwa hacu, ntihazamo ibintu by'ama-infection cyangwa se umwuka uhumura nabi. Kubera ko amenyo ashobora guhongorwa n'ibintu bikomeye cyangwa se bigakuraho irangi ry'amenyo ryagenewe kuyarinda. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitwararika kugira ngo ibintu bigende neza. Si byiza kuyarumisha ibintu bikomeye, bityo udukoko tukinjiramo tukanayangiza. Ubwo indwara z'amenyo zigahita zitongora. Hari igihe nyine ushobora gukoresha nk'ibintu bikomeye cyane uri guhatiriza, nimba wumvise ikintu ugihatiriza cyane, gira amakenga, wifashishe wenda nk'ibyuma byabugenewe ubashe korohereza amenyo yawe kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Hanyuma ubwo indwara nyine iyo byageze no ku mitsi y'iryinyo bitangira kubabaza cyane, nk'umuntu warwaye nyine arababara cyane mu kanwa, ugasanga nabyo biteje ikibazo ku buryo bishobora no kukunanira kugira amafunguro ufata bitewe n'ubwo burwayi bwo mu kanwa. Ndetse bikaba byatera kubyimba igice cy'umutwe. Mu rwego rwo kuyirinda ni ngombwa kurya ibiribwa birimo imyunyungugu na vitamine D. Bimwe njya mpora mbabwira mu mavideo twakoze, nagerageje kubasobanurira ibijyanye n'amavitamine. Ushaka gusobanukirwa n'iyi vitamine D yayireba mu mavideo nabagejejeho haruguru, akabasha kumenya ubusobanuro bwayo ndetse n'aho yayikura, hanyuma ukabasha kugira imibereho myiza y'ubuzima bwawe bwo mu kanwa, ndetse bikabasha no kukurinda indwara zimwe na zimwe zishobora kugufata bitewe no kubura iyi vitamine D. Hari indwara rero zikunda kwibasira mu kanwa, twavugamo nk'ibyo bita ubugendakanwa. Ni udusebe tuba mu kanwa turyana cyane, dushobora kwikiza hashize iminsi. Dushobora guterwa no kwandura mu kanwa, cyangwa se ibiryo byaguteye nka allergie, cyangwa se kubura vitamine B cyangwa feri. Bakunzi banjye rwose ndabinginze mujye musubira inyuma murebe nk'ubu kuri vitamine B. Nabanje kubibabwira rwose, ushobora kugenda ugahita ujya kuri vitamine B nayo ukareba ubusobanuro bwayo, ukareba n'aho wayisanga. Ukajya n'ahantu nabasobanurira icyitwa imyunyungugu, ukareba feri nayo ukareba n'aho wayisanga, ukabasha no kumva ubusobanuro
bwabyo kugira ngo ubashe kubyumva neza. Hari ibintu rero bidufasha nk'ibimera dushobora gukoresha bifasha cyane mu buryo nyine bwo kwitabara, kuko iyo birengeje igipimo witabaza n'abaganga ba kizungu bakaba babigufashamo. Cyane cyane rero turifashisha nk'akatsi bita teyi cyangwa se time. Ibyo bintu mpora mbibabwira mu mavideo yanjye menshi, biri kugenda bigarukamo. Ubundi ugashyiramo ubuki bw'umwimerere mu buryo bwo kugira ngo wiyorohereze. Ubuki bw'umwimerere butavangiye, bwa bundi bukiva mu muzinga ukabushaka. Ubwo buki nabwo buba ari umuti cyane, burafasha mu buzima bwo mu kanwa no koroshya ibintu bishobora kugendana n'ubugendakanwa ntibibe byakwataka mu buryo buhambaye. Hari n'ikindi cya kabiri mu bijyanye n'indwara zo mu kanwa, nko kuribwa iminwa igihe uyinyeganyeje cyangwa se wasamye. Ku bantu baba bafite nk'izo ntungamubiri zijyanye n'aya mavitamine, ntabwo ashobora guhura n'icyo kibazo wenda ngo abe yacyumva kimugezeho, ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite ukennye kuri izi vitamine ushobora guhura n'iki kibazo. Hano bavuga cy'uko ushobora kuribwa iminwa igihe uyinyeganyeje cyangwa se igihe wasamye. Muri rusange rero ibyo bintu biterwa no kuba ukennye ku butare bwa feri. Bakunzi banjye rwose, bakunzi banjye, mwite kuri ibi bintu mba mbabwira, bituma umuntu akomeza kugenda asigasira amagara akagira ubuzima bwiza. Icyo gihe rero hano hari nk'inama batugira abashakashatsi yo gusiga ku minwa amavuta ya kakao. Biba ari ingenzi cyane kuko atuma iminwa imera neza. Hakaba n'ikindi kibazo cyo kumva utaryoherwa, ukaba ushobora no kurya n'ibintu birura cyane nk'iki wenda tuvuga umubirizi cyangwa umuravumba. Tekereza nk'aho waba wariye nk'ikintu kirura nk'umuravumba cyangwa se intagaraso ryo, ukaba warya nk'umuravumba ariko ntiwumve yuko hari ikintu utamiye mu kanwa. Biriya nabyo biba ari ikibazo, biba bishobora guherekezwa n'impumuro kandi mbi mu kanwa. Muri rusange biba bifitanye n'isano n'uruhago n'amara bidakora neza. Murumva ko rero bakunzi banjye b'Isaro Life TV, buri kantu kose ko ku mubiri tuba tugomba kukitaho kugira ngo tumenye uko dushobora kukirinda, cyangwa se uburyo dushobora n'uburyo dushobora kwifashisha kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Nk'iyo abana bamera amenyo barababara. Ubwo urumva ko rero cya kibazo cyo kuba umwana ashobora kumera nk'amenyo akababara nko ku bana batoya, byo mbona nta kintu kinini cyane nshobora kubivugaho, kuko niko ubuzima buba bumeze, niko ubuzima bwa muntu bwubatswe. Arababara ariko kubera ko ari bwo nyine n'ubundi aba ari kumera amenyo, ntacyo bimuhungabanyaho cyane, usibye ko hari nk'abana nyine nabwo bagira nk'umuriro mwinshi, ugasanga nyine nabo byababangamiye cyane. Ariko icyo gihe ushobora no kwiyegereza umuganga wa kizungu akaba yagufasha. Hari nk'ikindi kibazo nanone cyo mu kanwa cyo kuribwa nk'amenyo. Amenyo iyo ufite nk'ikibazo cyo kuribwa amenyo nk'umuntu mukuru, hano hari inama batugiriye abashakashatsi. Hari akantu bakunda kwita karafu cyangwa se clovers, bakita agasumari ka karafu cyangwa se cloves. Abatayizi nabo turayibereka hano mu mashusho. Cloves nayo iyo ukunda kuribwa mu menyo, ushobora gufata karya kantu ka karafu ukagahekenya usa nk'uwogesha mu menyo, cyangwa se ukaba ushobora kudufata ari tubiri ukatujundika mu kanwa, nako kaba gasa nk'agasharira. Ugakunda kudukoresha nk'umugenzi, sinakubwira ngo uzadukora igihe kingana bushize mu kanwa. Bituma n'amenyo
asa neza cyane, agasa n'umweru, ntagire ibibazo bivukamo. Ubwo rero urumva ko turiya tuntu twa karafu natwo ni ingenzi cyane, kuko tudufasha kugira ngo amenyo yacu amere neza cyane no mu kanwa, tubashe no kugira n'impumuro nziza. Hari n'ikindi kintu kiba nko ku bantu bamwe na bamwe, ugasanga yazanye nk'amashyira mu menyo. Yazanyemo amashyira mu menyo, icyo gihe nabwo wifashisha nk'amazi arimo teyi, twa twatsi twa teyi, ndetse n'icyo bita argile, ibumba ry'icyatsi kibisi, naryo ushobora kurikoresha rikagufasha. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu bigufasha mu isuku y'amenyo, kandi iyo ushaka kugira wenda isuku, ugomba kujya woza n'isuku ihagije mu kanwa, kugira ngo udahura n'izi ngaruka zose tuvuze haruguru. Ubwo rero bakunzi banjye b'Isaro Life TV, nabashishikariza ko rwose utu tuntu tuba ari ingenzi, kandi mu buzima bwa buri munsi ntihaburamo bamwe na bamwe bashobora guhura n'ibi bibazo batanabyitayeho, ariko hari uburyo bwo kwikorera nk'ubutabazi bw'ibanze, bigatuma unorohereza abaganga. Bakunzi bacu rero, nkumva bibashimishije, mwakora like, mugashyiramo na comment uko mubyumvise, ndetse mugakora nyine mugasharinga n'abandi bantu, kugira ngo nabo babashe kumva ibi byiza tugenda tubagezaho, twumvira hano ku Isaro Life TV, ubuzima bwacu bugakomeza kugenda neza. Niyo mpamvu rero nkomeza kugenda mbashakashakira utundi tuntu ngomba kubagezaho, nimwe mutuma nongera nkagaruka, bitewe n'uburyo muba mwabinsabye cyangwa mwabinyeretse. Ndabakunda cyane, naho ubutaha, murakoze.